Ikiguzi cyo kuba umunyapolitike ukijijwe. Daniyeli igice cya 6:22-23. Daniyeli asubiza umwami ati: Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ndafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ubutware bwo mu isi buva ku Mana. Ritubwira ndetse ko abatwara ari abakozi b'Imana batumwe nayo kuduhesha ibyiza no guhoresha umujinya abakora nabi. Umuntu wese agandukira abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Nicyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana, kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Abatware sabo gutinywa n'abakora ibyiza, keretse bakora nabi. Mbese ushaka kudatinya umutware, kora neza nawe azagushima, kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza. Ariko nukora nabi utinye, kuko adatwarira inkota ubusa. Ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi. Abaroma igice cya 13:1-4. Hari abakristo benshi batekereza ko kuba mu butware bwo mu isi ukijijwe ari icyaha, ariko ibyo si mu Byanditswe Byera babikura, ahubwo ni ibitekerezo byabo bwite, kuko bavuga ko bitoroshye gukiranuka kuri mu buyobozi bwo mu isi. Bisa naho kuri bo abantu bose bakijijwe bahita bareka ubuyobozi bwo mu isi, inzego z'ubuyobozi zikavaho, nyamara ntibatekereza akajagari kazanwa n'ibyo. Ijambo ry'Imana ritwereka ingero z'abatware bo mu isi bubahaga Imana, rikatwereka n'imyitwarire yabo uko yari itandukanye n'iy'abandi. Umwe muri bo ni Daniyeli. Bibiliya Yera itubwira ko yari umwe mu batware bakuru batatu umwami Daniyeli yari yashyize mu gihugu cye, ariko abandi baje gushaka kumwicisha. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abo bagabo baravugana bati: nta mpamvu tubona kuri Daniyeli, keretse nituyibona ku magambo y'amategeko y'Imana ye. Daniyeli igice cya 6:5-6. Kuba yari umutware ariko wubaha Imana byamukururiye ishyari n'umujinya by'abatware b'abapagani, bashaka uko bamwicisha, bituma atabwa mu rwobo rw'intare, ariko Imana iramutabara. Impamvu Satani ashyira imbaraga nyinshi mu butware bw'isi, nuko azi ko ariho hafatirwa ibyemezo byo guha abantu icyerekezo no kugena uburyo bw'imibereho yabo. Abagira ngo ayobore abantu bose mu gukiranirwa akoresheje abatware batubaha Imana. Muri Israyeli, abami batubahaga Imana nibo bahataga abantu gusenga ibigirwamana no gukora ibyangwa n'Uwiteka, bikazana akaga ku gihugu cyose. Nyamara iyo habaga abami bubaha Uwiteka, igihugu cyagubwaga neza. Ni ngombwa rero gusaba Imana igatanga abatware bayubaha, kugira ngo tube mu mahoro tuyikorera. Kuba mu butware hamwe n'abandi batayubaha byasabye Daniyeli ko yemera kujya mu rwobo rw'intare aho kuramya ibindi bitari Imana nyamana. Abakristo bajya mu butware bwo mu isi bakwiye kumwigiraho ko kubujyamo bisaba kwiyemeza guhara amagara mu gihe butandukiriye, bugategeka ibyangwa n'Uwiteka. Ubutware bwo mu isi butubaha Imana bwagiye butegura kwica inzirakarengane n'ibindi bikorwa bibi, kandi abatifatanije nabwo muri byo bakaba ba mbere mu kubizira. Umukristo ushaka kuba mu butware bwo mu isi akwiye kubisengera, akamenya ko ari ubushake bw'Imana ko abujyamo, kandi nk'uko Imana yabanye na Daniyeli, kuko kuba mu butware byari umugambi wayo, niko nawe izabana nawe. Iyo Imana ikohereje mu nshingano runaka, iguha ubuntu bwayo bwo kushoboza kuzikora no kuyikiranukira. Ikibazo rero si ukuba mu butware bwo mu isi, ahubwo ni ukuba mudafite ubuntu bw'Imana bwo kubakubesha nk'umugaragu wayo ngo ukore ibikwiye. Dukwiye gusaba Imana ikaduha abatware bayizi kandi bayubaha. Dusenge. Mwami Yesu, nsabiye abatware waduhaye ngo ubahe kukumenya no kukubaha, mu izina ryawe Yesu. Amen.